twongeye kubaha ikaze. Ni kenshi ufata igihe cyo gusenga, ni nkaho ubuzima bwawe wabuhariye Imana. Hari n'igihe usenga rimwe na rimwe ugafata igihe kinini wiyiriza ubusa. Ndavuga ku babyemera, utarya utanywa, ugafata iminsi runaka ugasenga. Icyo gihe cyose uba uri gusenga Imana. Iyo usenga Imana hari ibintu byinshi uyishakaho, urayibwira, yewe ukayiha ibyifuzo byawe bigiye bitandukanye, yaba iby'umuryango, abana, ubuzima ndetse n'imibereho, kimwe n'imiryango yacu muri rusange. Icyo gihe cyose iyo usenga, rimwe na rimwe hari ikibazo ukunda kwibaza. Uribaza, ese Imana iranyumva? Ko mba ndi njyenyine kandi ahantu mba nsengera nta wundi muntu tuba turi kumwe. Ese ubu koko ibyo mvuga Imana ibi byumva? Hari abantu benshi basaba ibimenyetso, bakabwira Imana ati Imana, kugira ngo menye ko ari unyumvishe nuko biraza kugenda gutya na gutya. Ariko siko abantu bose bibagendekera. Ntabwo ko abantu bose babona ibimenyetso nkuko wabisabye. Ibi byose tubamo, ubuzima tubamo bwa Gikristo, hari ikintu cya mbere kituranga. Ikintu cya mbere kituranga ni ukwizera. Mu byo dukora byose tubikora mu buryo bwo kwizera. Nta kwizera n'ibyo urimo byose aba ari imfabusa. Niyo mpamvu uyu mwanya tugiye kuganirira hamwe ibintu by'ingenzi bishobora kukwereka yuko amasengesho uri gusenga Imana ikumva, cyangwa se bimwe mu bimenyetso ushobora kuba utitaho cyangwa se ukaba udaha agaciro, nyamara ari ibimenyetso biturutse ku Mana ikwereka neza yuko yumvishe gusenga kwawe. Bana nanjye, iyi ni Apoka TV, njye nitwa Ibaho Pacifique. Ibintu 7 cyangwa se ibimenyetso 7 bishobora kukwereka ko Imana yumvishe isengesho ryawe. Icya mbere, iyo umajije gusenga cyangwa se uvuye mu bihe byo gusenga, ikintu cya mbere wumva amahoro yo mu mutima. Iyo umuntu avuye mu masengesho cyangwa se avuye mu isengesho yateguye kandi akarisenga arishyizeho umutima, icya mbere kikwereka ko Imana yumvishe gusenga kwawe nuko yumva amahoro yo mu mutima. Nubwo ibibazo wowe wajyanye imbere y'Imana biba bitarakemuka, ariko wumva muri wowe umutekano, ukumva muri wowe amahoro, ukumva muri wowe nta kibazo ufite rwose, ukumva urakeye muri wowe, ukumva nta kintu kiri kuguhungabanya, nyamara utirengagije ko hari ikintu wajyanye imbere y'Imana kitari cyakemuka. Igihe rero uzava gusenga ukumva muri wowe ufite amahoro yo mu mutima, ukumva umutima wawe uratekanye, uzamenye neza yuko ari kimwe mu kimenyetso kikwereka ko Imana yumvishe gusenga kwawe. Icya kabiri, igisubizo kiza mu buryo butunguranye. Imana ishobora kugusubiza mu buryo utari witeze. Ukaba uvuye gusenga, wari mu bihe byo gusenga, wajya kubona ukabona hari igisubizo kije, kikaba cyaturuka ku muntu, cyangwa se Imana yakohereza nk'umuntu akakuzanira amakuru, nyamara uwo muntu ntabwo akuzi, nta n'ahantu yigeze akumenya, wowe ukumva akubwiye kuri bya bindi wasengeraga. Cyangwa se ukabona ukabona Imana iramukoresheje, aba imunyujijemo igisubizo cya bya bindi wasengeraga. Buriya kenshi ibyo bintu nubibona uzajya utumenya yuko Imana yumvishe gusenga kwawe. Aho wari gupfukama wari uri, Imana yumvishe gusenga kwawe. Ikindi kintu cya gatatu, cyangwa se ikimenyetso cya gatatu, habaho ihinduka ry'ibihe. Hari ukuntu ibintu bihita bihinduka. Ibintu byari byarahagaze bigatangira kugenda, inzira zari zarifunze ukabona zitangiye gufunguka. Rimwe na rimwe ahangaha icyo navuga, ihinduka ry'ibihe ni ikimenyetso cyongera kukuza cyane, ikindi kintu cyongera kukugaragaraho igihe uvuye mu bihe byo gusenga, nyamara kuri wowe hari ikintu wabonaga. Urugero, uri umucuruzi, wacuruza ukabona biranzga pe, ukabona nta nzira, ukabona abakiriya barabuze, ariko wabivuye mu bihe byo gusenga, waba ukigera
ku iduka ryawe cyangwa se ahantu ukorera, ukajya kubona ukabona abakiriya baje ari benshi, unacuruje amafaranga menshi atandukanye nawe wigeze ucuruza. Icyo gihe burya ni ikindi kimenyetso kikwereka yuko Imana yumvishe gusenga kwawe. Ubwo rwari urugero. Ikindi cya kane, ijambo ry'Imana rikunyura mu mutima. Iyo uvuye mu bihe byo gusenga utangira kumva ijambo ry'Imana riri kugenda rikunyura, riri kugenda uryumva ukumva rirakuryoheye. Iyo usoma Bibiliya cyangwa wumva ubutumwa bugukora ku mutima, ukumva biraryoshye, ukumva wakomeza. Ariko nyamara hari igihe kijya kigera wasoma Bibiliya ukumva nta kintu uri kumva, cyangwa se wakumva bari kwigisha ijambo ry'Imana ukumva nyine bitewe n'ibibazo ufite, bitewe n'intambara ufite, bitewe n'ikigeragezo ufite, ukumva rwose ibyo ari kuvuga ukumva nta kigenda. Ariko hari igihe ufata ibihe byo gusenga ugasenga Imana, wavuye muri ibyo bihe byo gusenga cyagiye uri gusoma Bibiliya ukumva Bibiliya ryoshye, ukumva amagambo ari kugeza yisukiranya, ukumva ibintu mbese ukumva hari impinduka zabayeho mu buryo bwo kumva ijambo ry'Imana. Icyo nacyo ni ikindi kimenyetso cyangwa se ni ikindi kintu kikwereka ko Imana yumvishe gusenga kwawe. Ikindi kintu cya gatanu, inama cyangwa ubutumwa bw'undi muntu. Hari igihe umuntu aza mutaziranye, nta hantu muzi, mukaba mwahura, ukumva akubwiye neza bimwe mu bintu wari urimo gusengera, nyamara ntabwo wigeze umuganyira, nta n'umuntu baziranye rwose hafi aho ngaho wenda waramuganyiye, ngo uragenda waramuganyira none murahuye ngo urabikubwiye. Oya, gusa ukabona Imana imukuye kantarange hirya iyo kure, wayikona araje akubwiye muri bimwe muri bya bintu byose wasengeraga cyangwa se muri bya byifuzo byose wari ufite. Icyo nacyo ni ikindi kimenyetso cyangwa se ni ikindi kintu kikwereka ko Imana yumvishe gusenga kwawe. Icya gatandatu, ubwiyunge n'abantu cyangwa ibintu byawe byarangiritse. Ahangaha ndagira ngo muhumve neza. Hari igihe ufata igihe cyo gusenga ugasenga Imana, haba amasengesho runaka cyangwa se muri wa mujyo tugira uba mu rugo kimwe n'umuryango cyangwa se wowe wenyine ku giti cyawe, ugasenga Imana, ugahereza Imana umwanya ugasenga. None wava mu bihe byo gusenga ugasanga rimwe na rimwe hari umuntu, hari umuturanyi cyangwa se umuvandimwe cyangwa se abo musengana, hari ibintu mutumvaga kimwe, hari ibintu mutumvaga bimwe, mwarashwanye cyangwa se hagati yanyu haraje mu rwango. Ariko wava mu bihe byo gusenga wariko ukabona wa muntu araje, muriyunze, murongeye mubaye umwe, nta bindi bintu bibayeho, nta zindi cost cyangwa nta kindi giciro kibayeho, nta zindi nduru zibayeho. Gusa wajye ko ukabona bya bintu byarangiritse hagati yanyu biragiye biratunganye, araje murongeye mubanye mu mahoro. Icyo nacyo ni ikindi kimenyetso kindi uba wumvishe cyangwa se ni ikindi kintu kikwereka ko Imana yumvishe gusenga kwawe. Amasengesho uri gusenga muri iyo minsi Imana iri kuyumva. Icya karindwi, cyo ndumva nshaka ko tugitindaho by'umwihariko, tukakivugaho by'umwihariko, tukongera tukagisesengura. Icya karindwi, ibyo wasengeraga bigerwaho. Nuvuga ngo igihe ufashe umwanya uri gusenga, uri kwinginga Imana, uri guhamagara Imana, uri kwereka ibibazo ufite, uri kwereka intambara ufite, uri kwereka ibyo uri kurwana nabyo, usoza gusenga rwose, uva muri ibyo byo gusenga, bya bintu wasengeraga bikagerwaho. Imana ishimwe cyane. Nuvuga ngo ibyo wasabye byose cyangwa ibyo watekerezaga uri mu kwizera, Imana irabiguha, nta na kimwe ikuyemo, ukabona biri kuza byisukiranye. Rero Imana ntabwo isubiza buri gihe mu buryo twebwe twifuza, ariko nanone ntijya yirengagiza isengesho ry'umutima uyegera kandi wicisha bugufi. Ntabwo Imana ijya iyirengagiza. Ngarutse kuri kimenyetso cya karindwi kikwereka ko Imana yumvishe gusenga kwawe, ntabwo ariko buri munsi uko usenze ibyo usengeye bihita bisubizwa ako kanya. Ndagira ngo ahantu byumve neza. Hari abantu benshi bajya gusenga akahita yumva ko niba ajyanye icyifuzo runaka ako kanya cyaza guhita gisubizwa uko gitwaye. Rimwe na rimwe iyo bahageze
akabona ntibibaye nk'uko yabyifuzaga, nibyo bitera abantu benshi kugwa. Akavuga ati n'ubundi naje ndi kubwira Imana ngo impe amafaranga, none ntabwo yampaye amafaranga. Ubwo bitampaye amafaranga rero ya Mana ntibaho, ntabwo barabeshya, ni ukudutuburira, biraniteka mutwe, ni ukugira ngo batwicire igihe. Oya, ntabwo ariko Imana ikora, ntabwo ari uko Imana ibigenza. Ahubwo iyo usenga Imana, iyo winginga Imana, hari icyo bita kwizera, kandi warangiza ugategereza. Ikindi ukihangana. Ntabwo uko tugiye mu rusengero, ntabwo uko tugiye mu masengesho bishobora kubaho rwose, ukagenda ako kanya ibyo wasengeraga ako kanya bikata biba, ariko nanone bitahise biba nta gikuba cyacitse. Ahubwo utegereza wihanganye. Si uko Imana iba itakumvisha, si uko Imana iba itakumvisha. Rya abantu humve neza, ntabwo ari uko Imana iba itakumvisha. Ushobora kwibaza ngo none se iyo usenga ukamara igihe ibyo wasengeye Imana itari yabiguha, ubwo ngubwo koko Imana iba yarakumvishe? Nshaka guha igisubizo. Turabigarukaho mu kiganiro cyacu gikurikira iki ngiki. Icyo usabwa we nta kindi, ni ugukora subscribe ndetse ugakora no kunzogera kugira ngo ujye ubona notification uko dushyizeho ikiganiro. Unakore na share ndetse unalikinge, ukore na comment. Iyi ni Apoka TV. Imana ibahe umugisha.